uburyo imeze. Ikibazo gikomeye. Ibi bintu rero context nshaka kubitwaramo ni iyi ngiyi. Bivuze ngo dutegereje kubona kwa Ngabo no kwa Mugisha ari imiryango ibiri bahuye baje gushingura umuntu umwe wishwe n'undi muntu w'umuvandimwe wo muri uwo muryango. Go. Aho ngaho abantu bashobora kubifata bitandukanye. Ariko mu by'ukuri umuryango wa Ngabo, umuryango wa Mugisha, ntabwo watumye Mugisha kwica. Cyane ko imiryango yombi nta makimbirane yari ifitanye, nta bibazo yari ifitanye, barabavandimwe, nabo baziranye basangira mu kimwe. Yego, nk'abantu nyine ubuzima sinzi wenda kubyumvisha abantu biragoye, ariko ni ya miryango yabanye hafi na hafi. Abantu rero bashobora kuba biteze ngo bizagenda bite. Yego biragoye cyane ko Ngabo azashingurwa inaha. hano i Kigali Kicukiro. Yego, ariko ntabwo bivuze ngo umuryango wa Mugisha nawe urahangayitse cyane. Si uko uhangayikishijwe na Mugisha ufunzwe, uhangayikishijwe n'icyo kibazo cyabaye. Ni igikomere gikomeye ko ari wa muryango wa Mugisha n'uwa Ngabo. Ntabwo umuryango wa Ngabo wenda navuga ngo uzabigenderaho cyane, bazaza gushingura ko nabo bababaje. Nibyo se koko? Ubu hari icyizere cy'uko umuryango wa Ngabo usaza gushingura uyu nyakwigendera? Bazaza. Nabo bazaza kubafata mu mugongo. Kabone nubwo byabaye, ntabwo imiryango yari ifitanye ibibazo. Ni abana bari basanzwe bafitanye utwo tubazo, kandi ni ibintu bisanzwe. Ni uko ari kamere muntu nyine. Kandi kamere muntu mu bantu zirasanzwe. Hariho n'uwo mugirana bifu mugashwana akaba yajya kwiyahura bitewe n'iki n'umujinya. Ariko sinibaza ko Mugisha ahantu ari nawe ntabwo atuje. Twarimo tuvuga ngo igikomere kizamwica, depresi agahinda gakabije. Ni ukuri sinibaza ko ashobora kuba yasinzira, kuko inzoga zikimuvamo, wenda akibona ahantu ari, acyumva ibyabaye, biragoye nawe ko ashobora kumva yego igikorwa yaragikoze kuko yaranabivuze pe. Ariko ntabwo twamushinja ko nawe aho ari atuje cyangwa anyuzwe n'ibyo yakoze. Naho gushinguraho nyine byararangiye. Ndagaruka ku kintu kimwe, uracyemeza yuko ababyeyi ba Mugisha n'abangabo Eric, abangabo n'abamugisha bazabura ku kiriyo? Alright, reka masuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana isa n'ihirwe mu buzima mwe mudukurikiye cyangwa muduteze amatwi muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, by'umwihariko abari mu mujyi rwagati wa Kigali, n'abari kutwumva muri mu gihugu cya Amerika hakurya y'amazi magari, cyangwa se abari kutwumvira mu bindi bihugu by'i Burayi. Nyewe nitwa Mr. Jean Ngugu, mbahaye ikaze. Ni tariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere 2026. Ndi kumwe n'umuntu mwakunze cyane hano, munaramuzi, ariko reka biyibutse utuzi tubaye twinshi, ni iminsi n'imyaka.
benshi batari baduherutse. Adeline, mvuge Adeline mvuge Kelia? Iryo ushaka ko yose ndayemera. Ayo wemera? Ko ari menshi se. Ntacyo uvuga Kelia ku bantu banzi muri filime. Ikiro cy'urukundo. Abantu banzi ku izina rya Adeline nabo ndakeka barazi cyane. Ayese rero n'abakozi muri gare. Imyaka myinshi. Yego. Twagarutse. Iyo nteye mba narabyaye. Umunsi. Urenze. Umwaka mushya muhira wa 2026. Yego kuri twese kuko. Kunyanga ntacyo bizagufasha ariko. Ntabwo twabanga. Hari igihe kigera nyine abantu bakaburana cyangwa se hakaba igihe abantu bagira imirimo ituma abantu batabona uko babyifuza. Yego nta rundi rubango rurimo. Kimwe mu bintu bitumye ngutumira ngo tuganire iminota mikeya cyane abantu tubona ko bumaze kuba igicamunsi cyangwa se bumaze kwira, ni inkuru ngira ngo tugarukeho cyane ya Mugisha Eric na Ngabo. Ngabo Eric? Ni Ngabo Eric na Mugisha. Nabonye kuri poste yawe wapostinze ngira emotion. Birakwiye. Birakwiye gute? Birakwiye ku mpamvu nyine twese tuzi ya Ngabo Eric na Mugisha ko byabaye. Wabimenye ute rero kugira ngo bicyugereho wowe? Nabimenye kuko uwo munsi nari ndi i Kigali. Yego hari umuvandimwe twe twagiye kwakira. Avuye he? Avuye muri Amerika. Cyangwa yazanye nabo? Ntabwo yari yazanye nabo. Yageze kongerejwe cyane. Yego rero tuza kwakira inkuru itari nziza. Yego batubwira ko Ngabo Eric yaba atakiri mu mubiri. Wayimenye ni mu masangahe yakugeze ute? Gerageza utore nka story inkuru nyine uyituramburire. Navuga ngo ese wayibariwe nande? Wayibonye kuri social media cyangwa umushuti wa hafi cyangwa wayimenye mu bambere? ni abavandimwe. Yego babitubwiye. Byagenze ute rero? Ariko iyo nkuru ntabwo navuga yavuye hanze. Ko twe bahise baduhamagara. Batubwira yuko Ngabo Eric na Mugisha baba bagiranye ikibazo. Ariko batubwira yuko Ngabo we atakiri mu mubiri. Tubajije batubwira yuko nyine yamugonze. Ukibaza ngo nyine twese tugira ikibazo. Ni gute abantu baziranye bagendanaga mu modoka imwe? bagendanaga bahuriraga ahantu hatandukanye, batwaraga muri kampani imwe, nyine uburyo baba bagiranye ikibazo. Yabaza kutubwira ko bari kumwe mu kabari ko hariya i Kigali. Wenda si ngombwa kuvuga ngo naha naha. Yego. Ko ni ibintu bizwi cyane. Ubwo rero bari mu kabari nibwo bari gusangira. Yego. Bisanzwe. Ariko ntabwo ari abantu bari bajyanye. Yaje amusanga. Mugisha yaje asanga kuko yari kumwe n'indi team. Ntabwo yari umuntu umwe. Kumwe n'abandi bagenzi be nyine bapanze gahunda yo kuba bari gusangira bisanzwe. Ubwo rero nyine ubwo bari gusangira baza kugiranamo bagirana akabazo. Nyine bimwe bisanzwe by'abantu bamaze kunywa bakisanzura. Urumva inzoga burya ntabwo ari nziza. Usize abato nta nubwo ari amazi. Ubwo nyine nibwo bagiranye akabazo batangirana guterana amagambo cyane ko ugiye kureba wasanga atari ibintu byari bibaye ako kanya. N'abantu basanzwe bazi ko bavuye hamwe bajya n'ubundi hamwe bakora hamwe baza mu kiruhuko hamwe. kuza mu kiruhuko hamwe
bagira igihe cyo kuba wenda mu gihe cyabo kitari cyiza bakaba bavuga ati tujye kuruhuka. urumva rero baje nka timu ko ari bo bonyine baje, hari n'abandi bari inaha. rero bagiranye akabazo, biba ngombwa yuko umwe abwira undi ijambo ngo uramenyera cyane, ntabwo ari ubwa mbere nzakwica. ariko nk'umuntu bari basanganywe, nk'umuntu musanzwe umuzi, nk'umuntu ugira umujinya, ntabwo yabigize birebire. wiyumvishe nyine ko ari ibyo bisanzwe, ko barasanganywe, baraziranye, baba no muri gurupe imwe y'abantu nyine wenda batwara, cyangwa se ko muri baba no hanze muri state wenda babamo, cyane ko bashobora no kugira ahantu bashobora guhurira henshi nk'abantu baturutse hamwe. ese benshi babisobanura ukwinshi. hari abavuga yuko yamubwiye ngo nzakwica, bivuga ngo ntabwo ari ubwa mbere ngo yaramubwiye ngo azamwica, ahubwo ngo yarabimubwiye inshuro kenshi ngo azamwica, cyangwa se babyumvise nabi. sinzi nimba wenda hari abantu bari kujya ku mbuga, kuko ibiri kuvugwa buri wese abivuga uko abyumva, atera komenti uko abyumva. ariko mu by'ukuri ikintu kiriho cyo nuko Ngabo yabivuze, nuko Mugisha abivuze. Mugisha abwira Eric, amubwira ko agomba kumwica. yego. muri uko kubivuga rero, urumva ni nka kwa kundi umuntu ashobora kugusereza, cyane ko wenda hari umukobwa yateretaga kandi bose bamuzi, nawe yari ari aho ngaho. oya yarahari, ni uwo yateretaga, ariko bo abandi bamusereza akavuga ko ari mubyara wewe. urumva rero ku muntu utamenya, hari abantu bagira umujinya, usereza nyine we kamere ye ikazamuka. hari na wa wundi usereza akumva ko ari ibintu bisanzwe, nawe ahubwo akaba yagusereza. we rero si uko ateye. yego. wa muntu ushobora gusereza akabika inzika, cyane ko n'amasaha yaramaze gukura, akabyari kari kabageze. amasaha yaramaze gukura, n'akabari, abakora mu kabari bagomba gutaha bakajya kuruhuka. akabyari kari kabafashe, bari banyweye ku nubwo bari banyweye pe, cyane ko wenda hari baje kugirana ayo makimbirane, akaba yakubita undi gipfuza. ndavugira wenda ingome nazo zarabaye, babanje kurwana. cyabayeho, ariko abari bahari babashe kuba bagira ute babakiza. muri uko kubakiza rero bo bumvishe ko ari ibintu nyine bibaye birangiye. si ubwa mbere umuntu ashobora kuba yagirana n'undi amakimbirane bakagirana, bakiza. ni ibisanzwe no muri class abantu bararwanaga. ibyo byurabizi, n'inkurikirane zirarwana kandi bakazikiza bikarangira. urumva rero ikintu cyabayeho, ibyo byarabaye, bakiza. ariko muri uko kubakiza, abari bahari kwa kundi nyine muri kwa guserezanya, umwe yaramubwiye ati, urumva Ngabo yaramubwiye ati, weho brag nta brag ugira, kubera ko yarasanzwe amuzi, akara nk'igifura, akadere ongera ijwi nabizo usanzwe uvuga. iyo ni muri gare uravuga. yego. urumva rero muri uko kumusereza, amubwira gutyo, undi akimubwira ngo ni igifura, kuko bitewe n'ibintu baziranyeho, undi yaramubwiye turamenyera cyane. muri uko kumubwira ngo uramenyera nyine, ni izo bifu zose zahereye. abandi rero kuko bari bamaze kubakiza bazi ko birangiye, nta nkurikizi. undi baramubwira ati, kandi wowe ubwo kumbuye gereza. babibwira nde? nyine babibwira Mugisha.
mu kumubwira gutyo rero numva bari bacometsemo akandi kantu ko wenda si ubwa mbere yaragize ute yarafungiwe urumva rero kumubwira ngo akumbuye gereza niyo yakamere cyane ko we ari umuntu udasanzwe ugira ute utera burage mwatera buraga gusereza ariko we kumusereza ni kirazira ese kuri aho ngaho rero aho bari bagezeho gutaba saa munani zarenze rwose urumva we yarababwiye ati okay turataje undi ajya mu modoka aramubwira ati kandi sha wowe nzakwica aramubwira ati ariko igihe wavuge ngo zanyica yumva ari ibintu biraho nyine umuntu nta kintu kidasanzwe gushwana mu kabari abantu bararwana yewe no gufungwa bagafungwa ni nk'uko Gugu na Joshua baba bashwanye ibintu nk'ibyo urumva rero ibyo byatumye undi we urumva ngabo we yarazi ko ari ibintu bisanzwe ahubwo bagiye no gutaha aho yari yaparitse imodoka muri parikingi ajya mu modoka yiwe reba gufata imodoka yego ukatsa imodoka ugashyiramo rivansi ugakandagira umuriro yakase imodoka yerekeza hehe aho ngabo yari ari ahagaze urumva ngabo we urumva yari yasinze yewe na Mugisha yari yasinze ariko Mugisha yasindanye iki ngabo yamusindanye urumva we yaragiye aramuhutaza mu kumuhutaza ntiyarebye ngo se ko muhutaje yaguye yarabibonye ko yaguye asubira inyuma arongera aragaruka amunyuraho anakomeza ajya kwirega ese muri uko kwirega waba uzi ko byagenze nta makuru mfite igitangaje muri uko kwirega kwe yavuze ko agonze umumotari yego atagonze inshuti ye magara basangiye akabisi n'agahiye yavuze ngo wenda nkoze na accident nari ngiye kwatsa imodoka ngonze mugenzi wanjye si ubwo buryo wenda hari bari no kugira uko babyumva we yavuze ko akoze iki agonze umumotari gusa biteye agahinda iyi nkuru ukimara kuyumva rero ati ngonje umumotari wayakiriye gute wari usanzwe uziranye na Mugisha bombi mwari musanzwe muziranye amakuru ndayafite yuko hari bene wanyu bari basanzwe baziranye ni ibintu bigoye kumva ko umuntu mwasangiye akabisi n'agahiye umuntu uzi ibyawe byose nawe uzi ibye kumva ngo uramwishe ni ikintu utabona uburyo ugisobanura yego ni ikintu kibabaje pe noneho kumva ngo dusibe ko ari abana baziranye n'imiryango iraziranye yego ngaho reba kumva umuryango wa Ngabo ngo umuryango wo kwa Mugisha cyangwa se Mugisha umuryango aturukamo reba iyo miryango uburyo imeze ni ikibazo gikomeye ibi bintu rero context nshaka kubitwaramo ni iyi ngiyi bivuze ngo dutegereje kubona kwa Ngabo no kwa Mugisha ari imiryango ibiri bahuye baje gushingura umuntu umwe wishwe n'undi muntu w'umuvandimwe wo muri uwo muryango go aho ngaho abantu bashobora kubifata bitandukanye ariko mu by'ukuri umuryango wa Ngabo umuryango wa Mugisha ntabwo watumye Mugisha kwica Ngabo cyane ko imiryango yombi
nta makimbirane yari ifitanye, nta bibazo yari ifitanye, nta bibazo yari barabavandimwe. ifitanye, barabavandimwe nabo baziranye basangira buri kimwe Yego. nk'abantu nyine. Ubuzima sinzi wenda kubyumvisha abantu biragoye, ariko ni ya miryango yabanye hafi na hafi. Abantu rero bashobora kuba biteze ngo bizagenda bite. Yego biragoye cyane ko Ngabo azashingurwa inaha hano i Kigali Kicukiro. Yego ariko ntabwo bivuze ngo umuryango wa Mugisha nawe urahangayitse cyane. Si uko uhangayikishijwe na Mugisha ufunzwe, uhangayikishijwe n'icyo kibazo cyabaye. Ni igikomere gikomeye ko ari wa muryango wa Mugisha n'uwa Ngabo. ntabwo umuryango wa Ngabo wenda navuga ngo uzabigenderaho cyane, bazaza gushingura ko nabo bababaje. Ibyo se koko ubu hari icyizere cy'uko umuryango wa Ngabo usaza gushingura uyu nyakwigendera? Bazaza nabo bazaza kubafata mu mugongo, kabone nubwo byabaye. Ntabwo imiryango yari ifitanye ibibazo, ni abana bari basanzwe bafitanye utwo tubazo, kandi ni ibintu bisanzwe. Ni uko ari kamere muntu nyine, kandi kamere muntu mu bantu zirasanzwe. Hariho n'uwo mugirana bifu mugashwana akaba yajya kwiyahura bitewe n'iki n'umujinya. Ariko sinibaza ko Mugisha ahantu ari nawe ntabwo atuje. twarimo tuvuga ngo igikomere kizamwica, depresi y'agahinda gakabije. Ni ukuri sinibaza ko ashobora kuba yasinzira, kuko inzoga zikimuvamo, wenda akibona ahantu ari, acyumva ibyabaye, biragoye nawe ko ashobora kumva yego igikorwa yaragikoze kuko yaranabivuze pe. Ariko ntabwo twamushinja ko nawe aho ari atuje cyangwa anyuzwe n'ibyo yakoze. Naho gushinguraho nyine byararangiye. Ndagaruka ku kintu kimwe, uracyemeza yuko ababyeyi ba Mugisha n'abangabo Eric, abangabo n'abamugisha bazahura ku kiriyo, bari buhure ahantu hamwe bakaza, ubundi tuzi ko uwishe n'uwiciwe imiryango ibigiranye inzigo. Aha nta nzigo iri buzemo kuri iyi miryango? Ni inzigo, ariko ibi nzigo iyo bari babantu ari imiryango isanzwe ifitanye ibibazo, ariko bariya n'abana bagiranye ibibazo, ntabwo ari imiryango yari isanzwe ifitanye ibibazo ku buryo byitwa ngo wa mwana yari ari guhorera iki imiryango. Ntabwo ari uko bimeze. Ni ibiraho by'abana. Ntabwo bivuze ko umuryango wa Mugisha utazaza gufata umuryango wa Ngabo mu mugongo. Ntabwo bose bazaza kuko no kuza biragoye, ariko hari abagomba kuza. Nka Keriya indorerwamo ufite mushiki sister wawe twigeze guherekeza umunsi umwe, nubwo atibutse ko nageze ku kibuga cy'indege nkarara mu nzira ngo ndebe ko ari kumpa ku madovize. Ufite abandi babashuti bawe baba hari abasano, makuru ya Sano abahehe ubu? Ari muri Amerika. Muracyavugana se cyangwa yarakatiye? Okay, karagaciyemo.
iyi nkuru ubu bwabo bayakiye bate abo mwabashe kuganira baba bari muri Amerika? no kubitubwira byo byonyine yari amarira menshi. Ko nyine wenda ubu tumaze kubyakira ko byarabaye, ariko muri ako kanya nta muntu wari ufite icyo kuvuga, ko ni ibintu wumvaga bidashoboka. Hari n'abumvaga ko ngo batavuyemo umwuka, wenda hari ego ibitaro wenda biragira uko bigenza, ariko polisi ihagera yahageze nta minota myinshi yamaze, yasanze kabaye. oya yasanze agitera, ariko kubera ko bagombaga kumanza kugira ute guhamagara ambilanse, ambilanse yagiye kuhagera, umuntu yagize ute yashizemo umwuka. noneho hazaho kuzaho n'ikibazo ngo ambilanse ntabwo igira ute polisi ntabwo itwara iki umurambo. nyine byari ibibazo, ariko turashimira ubuyobozi ko bwumvishe ikibazo bagafasha abavandimwe bari aho hafi, ko nimba ari ikintu gikomeye kubona ibibazo bibaye uhari biragoye kugira ngo wiyakire. Mudu wari urimo na mudu ugiyemo y'ako kanya biba bigoye. Njyewe ntangiye gutekereza umunsi wo gushingura amarira azaba hari, kuko ndabizi imiryango yanyu mugira emotion nyinshi cyane, kandi uri umwe muri bene wabo. Ntabwo nakubwira ngo bizaba bimeze bite, sinibaza ko hazavugirwa byinshi, hazavugirwa amateka ya Ngabo, nyine emotion yago zabura. Iyi nkuru wayibariwe nande bwa mbere? Iyi nkuru twayibariwe nyine n'abavandimwe bari muri Amerika, baduhamagaye cyane ko bari bazi yuko twagiye kwakira undi muntu, bo baduhamagaye batubaza ibyabaye, ariko ntabwo twakabimenya. Ibintu biratuma benshi baza mu Rwanda b'abanyamerika aba diaspora baza bikandagiraho. Ntabwo nyine ni ikibazo pe, ariko kandi ese baza bikandagira kubera iki? Ese hari ikibazo babifiteho? N'abari mu Rwanda umugore yica umugabo we, abari mu Rwanda umugore akica umwana we, cyangwa akamutema akajya mu bitaro, nyine nta mpamvu rero yo kwikandagira. N'ubundi umuntu wari ufite gahunda yo kuza mu Rwanda ni karibu, ntabwo ibyo byamubuza, cyane ko n'aba ngaba byabayeho ntabwo bari bazi ko ariko bizagenda, ko na Ngabo iyo amenya ko ariko bizagenda yari no guhagarika urwo rugendo. uri umwe mu bizera Imana, uransubiza ibi bintu. Ngabo ijuru riramwakiriye, Eric ijuru riramwakiriye cyangwa Mugisha ijuru riramwakiriye, arababarirwa atahe? Ngabo ijuru riramwakiriye, ariko Mugisha kuri ubu ari mu maboko y'ubuyobozi. Ubuyobozi igihugu cy'u Rwanda cyo gifite igisubizo, kandi muri icyo gisubizo wenda bashobora kuvuga ati ubwo afite ubwenegihugu azafungirwa hehe? Mu gihugu cyiwe. Ariko ni ibintu bizaba cyangwa azaburanirayo, cyangwa se azaburanirayo, ariko afungiwe hehe? muri Amerika. Ntawamenya icyo gihe, ubwo nyine biri mu maboko y'ubuyobozi. Niko usabira Ngabo nk'isengesho Imana yataba yadasambye igihe kinini?
ikintu musabira nyine Imana yakira ubugingo bwiwe kuko we nyine yarangije urwo. Abasigaye rero ni ugusengera nyine umuryango wiwe ukabyakira ukagira umutima ukomeye kuko biragoye, ni ibintu nyine umutima utapfa kwakira ariko nta kundi byagenda. Tugana ku musozo, twihanganisha umuryango wa Ngabo kandi twizere ko basigaye Imana bakomeza. Katumene nk'abahinduye topic ho gatoya tugana ku musozo. Mbere ko ufite urugendo nawe uri gutegura kuzajya muri Amerika, none Trump yakuyeho visa, ntabwo ikigiye. Okay. Nuko urumva nimba yakuyeho ibyo kwa purayinga ngo ube wajyayo cyangwa se wenda ube wabona iyo green card akaba yabikuyeho nawe afite impamvu. Niyawe irimo muzozo bakuyeho utari impamvu yabikuyeho. Nk'umuyobozi aba afite amategeko yewe agomba gushyiraho abaturage bakayagenderaho. Ubwo rero nawe wenda yabonye ko abaturage b'u Rwanda atari ngombwa wenda ko bakomeza kugenda. Bakumenye muri filime Ikiro cy'urukundo, bose bayaza gukena kubera ibibazo bitandukanye no baracyakwisha ngo imyenda ya Rwanda Revenue. Ariko amakuru ahari ngo nuko filime yagarutse mu kwezi kwa gatatu mugiye gutangira kuyibona. Ese uzaba waragiye cyangwa uzaba ugihari? Ndahari. Nandanda. Ndahari. Nshimire Dudu wa Nyagasani Theodete wemeye kudufasha muri filime kugira ngo ibashe ko yagaruka ndetse akatwemera na trip yo kudutembereza Dubai. Nshimire na Centre Pastoral Notre Dame de Fatima yemeye kunya kuduha location tuzakoreramo tumurika tugaragaza abantu ko twongeye kuba abantu bazima. Nongere nshimire cyane by'umwihariko akarere ka Burera kama uwo mwanya kugira ngo mbashe kuba nagaragara mu bikorwa nk'ibi ngibi bigiye bitandukanye. Nshimire Wisdom School kwigisha umwana wawe mutwariro rwose arakura ubumenyi bwiza kandi bufite ireme. Mbamenyesha ko Misiri imbere hagiye gufungura televiziyo nshyashya yitwa Tag Me TV, Talent Go With Me, cyangwa se impano yanjye gendana nanjye hano muri uyu mujyi wa Musanze. Ibisigaye mukomeze mu dusengere ku Nyagasani irisirwa namwe kuzongera kuyibura. Nshimira abagize uruhare kugira ngo irisirwa n'abengeri garuke nyuma y'igihe kinini itagaragara, harimo Mansingisho Boniface, bless you so much, Maurice Kwisango, Imani Bumugisha na Onika ndetse na Venkeri kuri Isibo. Ndabashimiye cyane na Joshua ahuri. Imana ibahereze umugisha. Buri gihe ntabwo nzareka kubasaba umugisha kumana kuko mwambaye hafi kandi mwankoze ku mutima, kimwe n'uyu mukobwa wicaye kuri kamera witwa Adeline ariko afite izina yiswe Karia na Imana imungisha n'abantu bose muzi ko mwambaye hafi mu bihe byari bigoye cyane. Guys, depression irica. Kadusoze. Adeline, tugusabira umugisha ku Mana. Hari ubutumwa wenda ufite ku mutima wawe, hari ibintu ntekerezaho cyane kuko kubera iminsi mazemo igihe ntekereza ko nawe wambuze no gutansuye. Hari umuntu adwara atarwaye indwara y'imisanzwe ariko arwaye indwara yo kumwica, ariko Imana ntimutware. Ntabwo ari urukundo nari ndwaye, ariko hari ubutumwa wahereza abantu bikurikije ikiganiro tugiranye cyo kuri Ngabo Eric ndetse na Mugisha, ushingiye ko ubugome bwateye, ushingiye no kuba abantu bashobora kuba bajya mu kabari karashukana, kuko Bibiliya avuga ngo vino n'umukobanyi kandi inzoga zirakubaganisha, ushukwa nazo ntagira ubwenge. Dukwiye kuzinywa tukajya aho tugarukira, dukwiye gusina tukajya aho tugarukira, cyane ko udasoma ku gasembuye keka ni warize kugafata mu myaka yarishe tutabonana. Okay. Hari ubutumwa wahereza abantu bagiye bavuga ngo bapfuye Muyango, abantu bagiye bavuga bapfuye umukobwa, abantu bagiye bavuga byinshi bitandukanye, ubutumwa bwawe nka coaching yawe? Ikintu nabivugaho
abantu bavuga ko Mugisha na Ngabo baba barapfuye umukobwa ntabwo ariko biri ko abantu bari bari kumwe nabo cyangwa se abantu reka mvuge ko abantu bari bari kumwe na Ngabo ntabwo ari ba bantu wenda tuvuge ngo ni inshuti zisanzwe kwa ni abantu barerwanye nabo kumwe ushobora kugenda hakaba hari bagenzi bawe basigaye ukaza kuza ari bo uri kureba ko ari bo basigaye yego urumva nka Ngabo nta wundi muryango we wari uriye n'aha abandi bose bari bari he muri Amerika yego we yaje asanga iki inshuti cyane ko ari nazo zagiye kumwakira ku kibuga rero ntabwo ari uko bapfuye umukobwa ni bifu ziraho zisanzwe ikintu rero nabwira abantu ni ukuri twirinde umujinya twirinde uburakari bwinshi yego umuntu arakubabaza akaba yakubwira ijambo rigukomeretsa cyangwa se rikwibutsa hashize hawe ariko ni ukuri ntacyo bitwaye kuba yabikubwira yego urababara ariko ukagira ute ukabimenya ku mutima wawe si ngombwa kuzamura kamere niba ufite icupa urimukubite nimba ari inkono urimukubite ko hari izindi risike ujyamo nk'ibi byose nyine turi kubona rero bantu mugira imishinya ni ukuri muyigabanye ikindi kandi abantu wenda banywa inzoga nyinshi mugabanye yego ku banywa inzoga ntabwo bamubwira ngo yereke ariko inywa usige ariko rero agifite ubwenge umuntu amenya gutwara imodoka akigeza no kuri polisi nta muntu umuyoboye erega ntabwo ari uko yabikoze adafite ubwenge wenda ngo ni inzoga ni kamere muntu Kelly hari ikindi dusigaje wumva wabwira abanyarwanda bagukurikiye yego abanyarwanda badukurikiye icyo nababwira reka tubashimire n'anasezera bashimire kuri filime yacu ikiriyo cy'urukundo wenda benshi batubonye nyuma bakaza kutubura ariko izina ryari rimaze gufata koko turagira ngo tubabwire ko twagarutse amen yego ntabwo ari kure mu kwa gatatu rwose filime ya minsi bazi bakundaga kuyireba ni ya minsi ntacyo tuzahinduraho ikindi kandi nshimire ku nshuti zanjye ku bavandimwe babandi banzi hehe muri gare ya Musanze ndabizi hari abagomba kubona iki kiganiro bakavuga ati uyu muntu turamuzi ahandi munsi muri Ritiko ni muri filime utanze muri filime ni muri Ritiko muri buri munsi tunababwira ngo nta handi mugomba kugana ni muri Ritiko yego bakongera amasaha menshi yo gukora sha sinki kubona tugomba kwita ku baturage kotingi nk'eshatu ubutumwa wahereza abantu ubwo ari bwo bwose nk'umukinnyi wa filime ubutumwa watanga bukuvuye ku mutima aba ari bo bose niyo bwaba utahuye n'ikiganiro tujye kibazandika ngo ni Kede wabivuze bizasigaye byibuka ku mitima y'abantu ikintu twababwira ni uko urukundo mudukunda turaruzi tubabwira ko natwe tubakunda cyane tunabashimira ubwitange n'ubufatanye mukomeje kutugaragariza turabashimiye cyane Kelly bless you ndishimiye guhana muri mwaka wa 2026 twaherukanaga kera cyane kuganira like this twisanzuye cyangwa se turi mu gikorwa cy'akazi muri gare sinki gusuhuza nsigaye nyuramo nirukanka nanjye naribuze ariko Imana ishimwe bwo twagarutse mu nk'abantu bazima namwe mudukurikiye muduteze amatwi
ukeneye kutwandika cyangwa se kugira igitekerezo cyangwa se inyunganizi cyangwa se ukeneye kubana na Kero ukamenya imbuga nkoranyambaga akoresha, hasi muri komenti turashyiramo nimero ushobora kutubonaho twese. Ubundi bless you so much, ndabakunda cyane kandi baza ku mutima aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Amahoro y'Imana bane namwe. Nitwa Mr. Jean Ngugu kandi bifuriza amahoro y'Imana. Jashante.